Turabasuhuje bene data, mugire igitondo cyiza. Uyu ni wa mwanya wacu mwiza tubyukaho twiga icyigisho cya buri munsi kugira ngo tubashe kujya mu mirimo, mu nshingano zacu tumeze neza, dufite ijambo ry'Imana mu ntekerezo zacu. Hano rero ndi kumwe na ya kipe dusanzwe dukorana, ibumoso bwanjye Nshimiyumukiza David. Wanjye nitwa Aimable Nshimiyimana. Tugiye rero gukomeza ibyigisho byacu. Uyu munsi turi ku cyigisho cya 4, uwamanutse avuye mu ijuru. Reka tubanze twicishe bugufi dusenge. Data twese uri mu ijuru udukunda, tugushimiye cyane ukuntu turamukije amahoro. Tukaba tugiye kwiga ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato. Reka ingingo y'uyu munsi itugirire akamaro, kandi amagambo ugiye kuduhuguza ugize mu ijambo ryawe atugirire umumaro, kandi ikirutaho ugiye gukomeza kugendera mu bushake bwawe. Amagambo y'ubugingo wandikishije mu ijambo ryawe atuyobore, atubere urumuri rumurikira ibirenge byacu. Buri wese akomeze guhirwa nawe mu izina rya Yesu, amen. Murakoze. Reka tubanze dusabe mwene data Aimable atwibutsa ingingo y'ejo twize. Murakoze cyane. Muribuka yuko ejo kwa gatatu twabonye ingingo yavugaga ngo ubukomorerwa kwa hano. Hano twabonye ko Satani yaranyeze Adamu ubutware bwe binyuze mu buriganya, nuko Satani ahinduka imana y'iyi si. Ariko ubu ngubu Kristo Yesu yaje kuri iyi si, yongera kwambura Satani bwa butware arabusubirana. Kubw'ibyo Kristo Yesu arifuza kudukomorera ubwo butware. Ikindi kandi twabonyemo yuko twakomorewe agakiza, ubu ngubu turabarabo ubugingo buhoraho. Icyo dusabwa ni ugukora ibihuje n'ubushake bw'Imana kugira ngo dukomeze kuba abaragwa ubugingo buhoraho. Urakoze cyane kutwibutsa ingingo y'ejo. Uyu munsi rero ku wa 4 reka dusabe mwene data David adufashe n'ubundi muko adusanzwe. Murakoze cyane. Tugiye kwiga uyu munsi ingingo yo ku wa 4, ariko twibutsa abantu yuko turi kwiga icyigisho cya 8 gifite umutwe uvuga ngo umugambi wo kuzahura. Turasaba abantu mutubonye bwa mbere kugira ngo musubire inyuma murebe izindi ngingo 3 zabanje kuri iki cyigisho, kuko ni icyigisho cyiza kitwereka uburyo Imana ifite umugambi wo kutuzahura nubwo twabaye abanyabyaha tukayigomera. Aka kanya rero tugeze ku ngingo yo ku wa 4 ifite umutwe uvuga ngo uwamanutse avuye mu ijuru. Iyi ngingo neza ifitanye isano ya hafi n'ingingo twize ejo. Ikibazo cyo kuri A kirabaza kiti: mu mbabazi z'Imana zisendereye ku bwinshi, ni gute ubuhanuzi bwo muri Mika igice cya 5 umurongo wa 1 n'uwa 2 buhishura kamere y'ubumana ya Kristo ihoraho bwasohoye? Ariko se ni gute ubwiza bwabwo bwirengagijwe? Mureke turebe mbere na mbere muri Mika igice cya 5 umurongo wa 1 n'uwa 2 icyo hatubwira. Muri Mika 5 umurongo wa 1 n'uwa 2 hahanura ijya kuza kwa Mesiya. Ariko wowe Betelehemu Efurata, uri muto mu bihumbi by'Ubuyuda, muri wowe niho hazava uzaba umwami wa Isirayeli akansanga, imirambagirire ye n'iteka uhereye kera kose. Nicyo gituma azabatanga kugeza igihe uwo uri kunda azabyarira, kandi abasigaye bo muri bene se bazagarukira Abisirayeli. Noneho turebe no muri Matayo ibice 2 ku murongo wa 3 kugera ku wa 6. Ahangaha hagaragaza ugusohora kwa bwa buhanuzi bwo muri Mika 2 umurongo wa 3. Haravuga ngo umwami Herode abyumvise ahagarikana umutima n'Aberusalemu bose, ateranya abatambyi bakuru n'abanditsi bose b'ubu bwoko, ababaza aho Kristo azavukira aho ariho. Bati ni Yerusalemu mu gihugu cy'Yudaya, niko byanditswe n'umuhanuzi ngo nawe Betelehemu mu gihugu cya Yuda, ni ukuri nturi mutoya mu midugudu ikomeye ya Yuda.
kuko muri wowe ari azaturuka umutware uzaragira ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli. Hano rero ikibazo cyatubazaga kiti, mu mbabazi z'Imana zisendereye ku bwinshi, ni gute ubuhanuzi bwo muri Mika ibice 5 umurongo wa mbere n'uwa kabiri bushiyura kamere y'Ubumana bwa Kristo ihoraho bwasohoye? Ngira ngo rero hano dukurikije iri somo ryo muri Matayo ibice 2 umurongo wa 3 kugera ku wa 6 hahise habisobanura neza, si ngombwa ngo dushyireho ubusobanuro burebure. Ngo ariko se ni gute ubwiza bwabwo bwirengagijwe? Mureke turebe hano turi buze kureba uburyo ubwiza bwabwo bwirengagijwe mu mwuka w'ubuhanuzi. Tujye ku kibazo cyo kuri B, kirabaza kiti, ni iki cyahishuwe ko ari cyo cyari umugambi w'Imana ku basigaye bo muri Isiraheli? Mika ibice 5 ku murongo wa 7. Kandi abasigaye ba Yakobo bazaba mu mahanga no mu moko menshi nk'intare iri mu nyamaswa zo mu ishyamba, nk'umugunzu w'intare uri mu mikumbi y'intama. Iyo uyinyuzemo urayinyukanyuka ukayitanyagura, ntihagire uwutesha. Ni iki cyahishuwe ko ari cyo cyari umugambi w'Imana ku basigaye bo muri Isiraheli? Hano ikigaragara ni uko icyahishuwe ni uko kandi cyari mu mugambi w'Imana mu bwoko bwa Isiraheli, ni uko abasigaye bagomba kuba abanyembaraga, bakaba nk'umugunzu w'intare uri mu mukumbi w'intama. Muri make bagombaga kuba ari ubwoko butinyitse mu bandi. Ngira ngo rero mureke dusome amagambo ari mu mwuka w'ubuhanuzi mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, paje ya 697. Haratubwira hati, binyuze mu bakurambere n'abahanuzi ndetse no mu mvugo shusho n'ibigereranyo, Imana yabwiye ab'isi ibyabereye, ibyerekeye kuza k'umucunguzi wari gukura abantu mu byaha. Hari ubuhanuzi bwinshi bwahumetswe bwavugaga ku kuza kuwifuzwa n'amahanga yose, nk'uko bigaragara muri Hagayi ibice 2 umurongo wa 7, ndetse n'ahantu yari kuvukira n'igihe yari kuzira byari byaravuzwe mu buryo budakebakeba. Mwene Dawidi yari akwiriye kuvukira mu murwa wa Dawidi. Amagambo araboneka mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, paje 697. Dukomeze ku yo mu ntambara ikomeye, paje 313. Haragira hati, igihe cyo kuza kwa Yesu bwa mbere, abatambyi n'abanditsi bo mu murwa wera bari baragijwe ibyanditswe bivuga iby'Imana yakoze. Bagombaga kuba baramenye ibimenyetso by'ibihe, maze bakamamaza ubutumwa bwo kuza kwa Mesiya wasezeranwe. Ubuhanuzi bwa Mika bwari bwaravuze neza aho azavukira, na Daniyeli yari yaravuze igihe azazira. Imana yari yarahaye abayobozi b'Abayuda ubwo buhanuzi. Niba batari bazi kandi ntibabwira abantu ko kuza kwa Mesiya kwegereje, nta rwitwazo bari bafite. Kutamenya kwabo byari ingaruka yo kwirengagiza gutewe n'ubunyacyaha bwabo. Abayuda bubakaga inzibutso z'abahanuzi babaga barishwe, kandi kubaha abakomeye bo ku isi babaga bari guha ikuzo abagaragu ba Satani. Bari baratwawe no guharanira imyanya y'ubutware mu bantu, maze batakobwa icyubahiro cy'ijuru bari barahawe n'umwami w'ijuru. Ngira ngo hano hari ikibazo nari nababwiye ko kiza gusubirizwa mu mwuka w'ubuhanuzi, cyabazaga kiti, ariko se ni gute ubwiza bwabwo bwirengagijwe? Ubwiza bwabwo bwirengagijwe kuko abari barahawe ubu buhanuzi ntabwo babwitayeho, ahubwo bagiye kukwita ku guharanira icyubahiro cy'isi. Ikindi cya kabiri, ntibita ku kwiga ubu buhanuzi,
ahubwo bita ku bindi biri inyuma y'ubu buhanuzi, biza gutuma ubuhanuzi igihe bwasohoraga batarabimenyaga. Niho twabonye muri Matayo, Herode yababajije ati, mumbwire ibyo kuvuka k'umukiza, kuvuka kwa Mesiya uzavukira hano bimeze gute? Barabiyoberwa kandi babifite mu nyandiko. Murakoze rero, hano uwamanutse avuye mu ijuru, ngira ngo mu ncamake mureke nse nkaho nsoreza hano, haratwereka yuko uyu wamanutse avuye mu ijuru igihe cyageze akirengagizwa, bitewe n'uko abari barahawe ububasha bwo kubikurikirana bigiriye mu bindi bakajya mu nyungu zabo. Murakoze. Aimable wari uteze amatwi wabyumvaga. Hano hepfo harimo no kutubwira ibintu bikomeye cyane. Abayuda, Abisirayeli, biragaragara nyine ko bacikamwe ku mugambi w'Imana, ntibamenya gusohora k'ubuhanuzi igihe kwari kugezemo. Birumvikana muri iki gihe, ndagira ngo tubwire muri iki gihe, ese abantu muri iki gihe twebwe Abisirayeli mu by'umwuka ntituzacikanwa ku gusohora k'ubuhanuzi? Murakoze cyane. Tubonye ko wamanutse avuye mu ijuru ari Kristo. Ubu ngubu natwe, ariko mbere byose mwumvise ko David asobanuye uburyo ntako Imana itari yaragize imenyekanisha mu Bayisirayeli, mu Bayuda, ndetse bari barabibwiwe n'aho azavukira, bari barahabwira bose mu buhanuzi. Rero Imana yari yatanze byose, ibintu byose yarabigaragaje. No muri iki gihe nuko bimeze rwose. Yesu Kristo kuba agiye kugaruka, Imana yarabigaragaje, yarabisobanura, kugeza ubwo ubu ngubu ingenzi byera tubwire neza yuko agakiza kacu katwegereye kuruta igihe twizereye. Ni ukuvuga ubu ngubu igihe gisigaye ngo Kristo Yesu agaruke nicyo gitoya ugereranyije n'igihe tumaze tumutegereje. Yego. Ariko usanga twibereye mu byacu, dusa nka babakobanya vuba muri Petero yuko ngo igihe byavugiwe ngo atazirirwa aza. Ubu ngubu dukwiriye gushikama tugategereza Kristo, kandi ntitube abategereza gusa, ahubwo tukaba n'abatebutsa kugaruka kwe. Rero tugasoza inshingano zacu, tukicarana n'Imana. Buri muntu wese uduteze amatwi muri iki gitondo akareba isano afitanye n'Imana, akareba uhagararanye n'Imana, kugira ngo twe kuzatungurwa ubwo Kristo Yesu azaba agarutse, ahubwo tube abatebutsa kugaruka kwe. Icyo Imana idusaba. Kandi uwo wamanutse ava mu ijuru akaza bwa mbere, ubu ngubu agiye kugaruka ubwa kabiri, atazanywe no kwitambira ibyaha, ahubwo azanywe no guha abamutegereza agakiza. Namureke twitegure ko umukiza ageze ku rugi. David, ndagira ngo mu munota umwe udufashe kuri aya magambo, ibitekerezo byo ku musozi w'umugisha ku ipaji ya 27 na 28. Umuntu ubanye n'Imana amahoro kandi akabana na bagenzi be amahoro ntashobora kujya mu kaga. Ishyari ntirizaba mu mutima we, gukeka ibibi ntibizabonamo umwanya, urwangano ntirushobora kubamo. Umutima ugendana n'ubushake bw'Imana ugira amahoro yo mu ijuru, kandi uzakwiza imigisha y'ayo mahoro ahawuzengurutse hose. Ibi bintu urabyumvute, birahari cyangwa ntabwo? Ngira ngo rero hano, yego, biragoye cyane kugira ngo tubashe natwe kubona uyu wamanutse avuye mu ijuru, tumwakire. Biragoye cyane kubera yuko nk'uko Aimable amaze kubivuga, agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ariko se mu by'ukuri ni iki gituma tutagashyikira ko katugezeho? Impamvu ituma tutagashyikira nuko ntago tubanye n'abantu bose amahoro. Nta mahoro dufitanye n'abantu. Urasanga n'umugabo n'umugore batabanye amahoro, ndetse niba utabanye burya n'abantu amahoro, n'Imana ntimuba mubanye amahoro. Ibi rero, kuba utabanye n'abantu bose amahoro, nibyo Satani akoresha bituma ukeka ibibi mu bantu. Uriya uzi ko hari abantu bajya bicara kubera yuko azi neza ko atameranye na Aimable neza, akavuga ati ariko Aimable ibi bintu ari gukora buno ntari gushaka kumpirika. Ibyo rero biterwa n'iki? Nuko utabanye n'abantu amahoro, kandi ibyo ngibyo nibyo bituma mu mutima wawe hazamo
gukeka ibibi muri abo bantu. Muri make rero, kugira ngo tubashe kwakira uyu wamanutse avuye mu ijuru, tumenye neza n'aho agakiza kageze, biradusaba kugira ngo twige kubana n'abantu bose amahoro ndetse n'Imana. Urakoze cyane. Uwamanutse avuye mu ijuru niwe watuzaniye amahoro, niwe waje gukuraho insika zari hagati yacu, niwe waje gukuraho intambara, ubwikekwe, ishyari, inzangano. Nyamuna nimureke twakire uwamanutse avuye mu ijuru kugira ngo amahoro yatuzaniye abe ariyo dutunga. Murakoze cyane. Muri iki gitondo Imana ibahe umugisha, mwakire Kristo, mugendane na Kristo, mubane na Kristo, abaha amahoro yo mu mutima. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Murakoze rero bene data twabanye, ibyigisho byacu nakagaruka. Amen.